Ubusobanuro bw'izina Miki. Miki ni izina ry'igiheburayo rihabwa abantu b'ibitsina byombi. Miki ni izina rikomoka ku rindi zina Michel cyangwa se Michaela, bisobanura usa n'Imana. Iri ni izina rikunze gukoreshwa cyane n'abantu bakoresha Icyongereza, cyane cyane nk'Abanyamerika, bahina izina Michel cyangwa se Michaela kugira ngo ryumvikane neza. Imwe mu mico n'imigirire iranga umuntu witwa Miki. Miki ni umuntu uhora utekereza ku ruhande rwiza. Kubwira Miki ngo ntibishoboka, we ntabwo abyemera, ahora yizera yuko ikintu cyose ashobora kugikora. Miki ni umuntu wigiramo ibitekerezo by'ubutwari cyane. Miki ni umuntu ugira umutima wa kimuntu, kandi Miki ni umuntu udatinya guhangana n'ibiza cyangwa se ibicantege. Miki ubusanzwe aba ari umuntu utuje, gusa ntuzakinishe kumutera umujinya kubera yuko akwereka iyindi sura. Miki ni umuntu ukunda kwisanzura kandi agakunda gukina. Miki ni umuntu ugira umutima w'urukundo ku buryo usanga afite inshuti nyinshi. Miki iyo bigeze ku ijambo gutabara cyangwa se gutanga, arabyumva cyane kubera yuko na wa muntu w'umwanzi we ashobora kumufasha. Miki ni umuntu uba wifite n'ibitekerezo bitandukanye n'iby'abandi. Miki ni umuntu ukunda gukemura ibibazo. Miki ni umuntu wanga cyane abantu b'abanebwe cyangwa se abantu batifitemo ubutwari. Miki ni umuntu ushobora kwibagirwa byoroshye, ariko kandi Miki ni umuntu utapfa kwimikena gusa bye bitewe n'uburyo asaba cyangwa se ahatirizamo. Miki ni umuntu ugaragaza cyane isura ye, ntagakunda kwihishahisha. Miki ariko nubwo yigira nk'umuntu utagira amarangamutima, ariko usanga ari umuntu ugira amarangamutima menshi. Rino zina Miki ni izina rikunze gukoreshwa cyane n'Abakristo. Bamwe mu bantu bamenyekanye cyane kuri rino zina Miki harimo Miki James, wavutse ku itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1993. Yamenyekanye cyane mu kuririmba ndetse no kwandika indirimbo. Hari kandi Miki Papa, wavutse ku itariki 31 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'1990. Yamenyekanye cyane mu kugendera kuri skate. Hari kandi Miki Ward, wavutse ku itariki 13 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1989. Yamenyekanye kubera gukina umukino wa rugby. Rero niba nawe witwa Miki, uzi cyangwa uturanye n'umuntu witwa Miki, mwifurije kugira ibihe byiza. Reka mwibutse gukora subscribe niba utarayikora. Jye nitwa Aimable Niyongira, munyemerere duhure ubutaha.